Murakoze nkaba nitwa Manzi Prince guturika kuri Olympic TV. Nkaba ngarutse guhura n'umuyobozi wa Cobs Company Limited. Twagiye tujya amahirwe menshi yo guhura nawe cyane. Akaba nkaba nshaka kumubaza ikibazo kimwe n'ibibazo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Urebye hano hanze hari abantu babyibushye abananutse, ese kuri kare akaduri kadukoreye nta kintu kabafasha babanza ukanabwira n'amazina yakakora abatari. Ubusanzwe nitwa Kababina Faustin, nkaba ndi nyiri company ya Cobs Limited. Nkaba introduce muri uyu mwaka ikinyobwa cyitwa umwimerere lemon drink, ngira ngo twakivuzeho. Wagira ngo nkore iki kindi kandi nge nagira ngo usobanurire abantu badukurikira. Hari abantu benshi bagiye badukurikira banyakiye muri comment bagenda bambwira yuko akanuze kagiye gakora. Ikinyobwa cyawe ntabwo ari akanyobwa, ni ikinyobwa umunyamakuru ntagisoma. Iki ni ikinyobwa ntabwo ari akanyobwa. Ni ikinyobwa byo birumvikana kandi kiranakunzwe cyane, nagiye mbona abantu benshi bagikunda. Rero twagira ngo utubwire mu ncamake bano bantu bananutse abanini nta kintu bibarebaho bo. Ngira ngo narabikubwiye ahubwo wakabaye ugenda ukabasobanurira. Ni ukuvuga ngo niba umwimerere ukozwe na jinja ugakorwa n'ubuki ugakorwa na lemon nk'abo bantu banini, aba bantu ubona bagiye buriya bakabaye bisunga ikinyobwa, kuko lemon nakwe ko ikamura ibinure bitari ngombwa. Ntabwo ari ibinure byose, ni ibinure bitari ngombwa mu mubiri, bitakiri ngombwa mu mubiri. Hari ibinure urabona iyo umuntu agira umubiri ariko akagira ibintu byo gufufumanga nta kindi buryo. Nuko ngo bya binure byakoza akazi kabyo bigomba gukora, urabyumva, ariko noneho bikomeza kuza bije, noneho byo bikora icyo bita stock. Nuko ngo abagabo inda kenshi ni ikora stock y'ibinure, abagore akenshi ni mu matako, mu gituza, ndetse hari n'abagira nabo inyuma hano nabo ni bakeya bo. Ariko abagabo ubona ko haba hari nk'ipfupfu. Harabamerutse kubona iryo pfupfu burya nta kindi, si ukuvuga ngo yego tubyita umubyibuho, ariko burya ni stock y'ibinure bidafitiye akamaro ako kanya umubiri. Rero iyi umwimerere lemon drink nk'abo bantu inama nabagira nuko batangira kuyinywa, kubera yuko irimo umwimerere, urimo tangawizi, ikabamo lemon indimu, ikabamo indimu rero nta kindi ijya gukora mu mubiri, yo ni ukugenda ikajagajaga ahantu hari ibibazo nabikubwiye. nk'abo bantu bari abantu twahoze tubona batambuka babyibushye, buriya iragenda ikajagajaga, ikagenda igatangira gukamura. Ubwo uko ukora siporo nayo ikamura, ukajya ntabwo umara wanyweye nk'umwimerere nk'amezi nk'abiri nibura ukonsoma agacupa kamwe ku munsi. Ndizera yuko ibyo bintu bindi wabonye bihita ntabwo byakongera. ubwo se ubwo ntagende kabakamuramo ibyo bintu bose kabimaramo. Abananutse bo niti bakokora ikabagiramo gufa. Abananutse ntiwabonye bayitose. Abananutse burya nta muntu unanutse, nta muntu unanuka keretse uwishwe n'inzara. Nkura wahise wabonye ko umubiri urateranye, yinywereye lemon, ni ukuvuga ngo yagumana size y'umubiri we. Wabyumvise? Naho uwo nguwo unanutse ku buryo amagufa agaragara, tumukonsera gutangira kunywa ibintu byongera imbaraga mu mubiri, ibikoma, indagara, iki uri kumva. Noneho akajya kunywa kumwimerere nibura ageze ku rwego agomba kuba afite ibyo akora. Rero ubwo ngiye nabonaga abantu banatse bagenda bajya kugura imiti mu ahantu hatandukanye, ariko hari n'abagiye bambwira ati ntacyo yagiye bamara, ariko nane nahisemo kurangira umwimerere. Ariko none umubarangira nta makuru mfite yo kushobora kubukamura.
ibyo bintu. Ubwo rero urabyumva rero bantu mwese, mugane kwa Cobs Company Limited. Iyo company irakomeye cyane, ahubwo ubwo umuti nabarangira n'uwo nguwo, mugaruke mufate umuti, nicyo kunywa cyonyine, ntabyo kuva turanywa ibintu bisharira. Oya, ntabwo bisharira, ni umuti mwiza, si n'umuti gusa, ni ikinyobwa unywa ahubwo kikaba gifite benefits. Sawa, murakoze, ndumva ikibazo cyawe nkisubije. Sawa, murakoze cyane. Ngiye rero nari umunyamakuru kuri Olympic TV, nkaba umunyamakuru kuri Olympic TV, nkaba nagize amahirwe yo guhura nawe. Rero ibyo yabwiye byose murabyumvishe, twongeye dore muri comment. Murakoze. From the genesis to the revolution of this world, every minute of every hour of every day, all you need is a bottle of Umwimere fermented lemon drink. That's why you need Cobs Limited beverage products to keep your throat humidified and hydrated. Today, Cobs Limited, the official distributor of Umwimere fermented lemon drink, is here to supply your events and shopping stores. Or call 078-968-4850. Cobs Limited, the official Umwimere fermented lemon distributor.